ubuntu ijoro n'umuranga amabarabara arubakwa amashure n'amavuriro aruzura uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwibu w'umusesekara ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abansi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni mwiza uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwibu w'umusesekara ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abansi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza uri mwiza perezida wacu mbega muramuzi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza n'abanga yakura igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza nizere neza ko mushobora kuba muri kunyumva ahangaha turi niba hari ikibazo cy'amajwi mushobora kumbwira ngo mako hagarara reka mbandikire niba munyumva mumbwire niba munyumva munge akara mumbwire okay niba munyumva rero mumbwire kubera ko ntegereje message yanyu aho ngaho kubera ko reka dana n'amazi amabeteri turakumva banzukanye gose Petero Nkurunziza perezida wacu mbega muramuzi Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi okay murakoze cyane ndabashimiye cyane mwese harimo Linonzi Sagita mfite ubwoba ko baba batangiye kubagabaho cyber attack pe ibingi bimaze igihe girwa happy turakumva Linonzi ni sawa okay noneho reka mumbabarire noneho reka noneho nshimuka gasengesho banza amadayimoni yasaze wamaye inka ariko nta kibazo atwara reka nza Mana uri mu ijuru wahoranye na shitani uza kumukaburira mu isi kubera uko kwigomekaho ahageze rero yibarutsa akana bameze kimwe neza akita FPR Inkotanyi ko rero ni ikigomeke kinarenze papa wako kamaze abantu kabica kandi n'ibintu karabiyogoje wowe rero Mana watsinze shitani nkuru dutsindire nako kana kayo uduha ubumwe twese nk'abanyarwanda udukiza amacakubiri ahava kagera uduha umutima wo kutikunda gusa cyangwa kwizirikana ubwacu twenyine ngo buri muntu abe nyamwigendaho kandi tutari ubugi bw'intorezo ibyo nibyo bizadushoboza gutanga ibyacu no kwitanga kugira ngo tugure intwaro zo kurwanya ako kana ka shitani FPR muri iri sengesho twifatanije n'abatagatifu ubwo turavuga abapfuye bose bishwe na FPR bazira guharanira uburenganzira bwa buri munyarwanda no kuvuga ukuri cyangwa ibitagenda nk'uko ubazi Mana kuturusha twese twifatanije kandi nanone n'abari mu kaga gatandukanye babitewe n'urugamba rwo kurwanya aka kana ka shitani nabo bazi cyane bamwe bari mu bihome abandi nabo barakubitwa imijugujugu itari imwe no gushyirwaho iterabwoba mu buryo bumwe cyangwa ubundi twizeye ko utwumva ndetse ugakora n'ibirenze ibyo tugusabye kuko niko uteye amina
uhoraho nyiribiremwa utwumve. Perezida wacu jewe ndamukunda. Okay, niyezere neza ko noneho mwaba muri kunyumva. Niba muri kunyumva ubwo ni sawa. Nabibonye ko muri kuvuga ati reka da amajwi, reka wari kuvugira mu kabindi, ariko muravuga muti reka ubu ni sawa. Noneho rero reka dukomeze. Ikindi munyihangane gato cyane kwa ngo iriya YouTube iriya yari maze iminota 3 irangiye. Reka ndebe ko nayikura ku murongo kugira ngo babandi babamenja babagesera baba gome batavaho bayikoresha kugira ngo bongere kandi bicike mukiza. Reka nze nyikuri kuri link itaza kungarukira. Reka nze munyihangane gato cyane rwose kugira ngo nakubwira ngo ngwino. Okay, asante sana. Reka nze nayihunguye aho byabaye. Ndamya neza ko noneho aho ngaho ni sawa. Noneho rero nize neza ko muri kunyumva. Niba munyumva nyabura muravuge muti mako turakumva kugira ngo dutangire. Ubu rero ntangiranye umujinya mbere, ntangiranye ivogonyo, ntangiranye niba munyumva. Okay, ndabibona ko ndi live, ndabibona. Reka nduza gatoya. Nizereza ko muri kunyumva. Niba munyumva nyabura muravuge. Okay, sawa. Noneho rero reka nongere ntangire, nubwo gutangira kubisubiramo bigoye. Ndagize ntimukomere cyane abantu cyane umukunzi wa nyuma ko reka ndamutse mwebwe mwese muri icyo gihugu kidafata abantu nk'abantu, icyo gihugu gifata abantu nk'abacakara, abene igihugu, abanyarwanda bemeye kuba inyamaswa kugira ngo batoteze abandi banyarwanda. Ndabahumurije mwebwe mwese mubura babo, ndabahumurije mwebwe mwese mubura banyu, ndabahumurije mwebwe mwese mubona baza bakavuga ngo soka senya n'umwanda vano gira gute. Ndababwiye ngo mwihangane akanya gato cyane kubera ko biri gucya, inkono igucya, tujye gusangira twese hamwe inkono y'amahoro. Ndababwiye ngo mwebwe mwese rero abanyu bashimuswe, abanyu bishwe, bataye mu kagozi akandoyi, bajugunya muri Rweru, bajugunya muri Muhazi, bagira gute, bagabura imbwa zabo n'intare zabo n'ingona zabo. Bagiye kubyishyura nimugire ikibazo. Ndahumurije umuryango wa Cyumasa Dieudonné, umuryango wa Rashid, umuryango wa Theonese, umuryango wa Rashid, umuryango wa Aimable Classira, twebwe umuryango w'abarengana bose kuva muri 1994 umunsi. Ndababwiye ngo nimuhumure, igisubizo kiri kuza. Barabizi neza. Iyo mbabwira nkunda kwa ngo Kabarebe ni bubizi kandi nawe agiye kubyishyura. Ntabwo ari wenyine rero, ni benshi cyane abamenje baraho ngaho batugirira nabi. Ariko noneho rero reka ndamutse namwe b'impunzi dusangira urugamba. Reka ndamutse mwebwe mwese muri kumpa amakuru ati twari twaratinye kubivuga, dore abantu bari kutugira nabi muri aya makambi, naba Malawi, naba Mozambique, naba Zambia, naba South Africa, naba Ibunaka, naba ni mumpereze ayo mazina. Cyo nababwiye makoko sinshobora gutinya umuntu wari wese. Ikindi wowe ushaka kumpa amakuru, please nube uri umuntu uzwi, mpeza abantu babiri bakuzi, batatu bakuzi. Niba nta bantu bakuzi bizagora kuko amakuru yawe ntabwo nzayafata nk'ankama, sinzayafata nk'amakuru y'umwimerere. Gerageza rero je mako niko nteye, nababwiye ko ntemera mbonye kubera ibyo nabonanye inkotanyi. Gerageza uri kumpa amakuru mbwira ati mako rero ati burya ati nubwo udashobora kunyizera ntariko baza runaka, mbaze uwo muntu niba ari impirimbanye, mbanze menye ko uwo muntu kuko twatumuzi ko umuntu amenyekana. Ariko kumbura ngo ugiye kumpa amakuru, mfite amakuru menshi y'inkotanyi zanyihishemo menshi mbitse, ndacyabatohoza kwa ngo menye abari bo. Ntugire ngo ninkubaza ngo nyibwire ugire ngo nshaka kugushyira hanze, nshaka guteza biso ya. Mfite amakuru mpabwa n'inkotanyi ubwazo zikinjira zikampa amakuru y'ukuri ariko zigamije kumpabya. Icyo rero ni urugamba ugomba kurwana. Ntabwo ugomba kuvuga ngo ya ngo mbonye amakuru ngo yiruke kuri channel ngo nje kuvuga amakuru. No, niba utaze ayo mayeri y'inkotanyi kugira ngo ziguhabye, bizakugora. Zishaka kukuzanira ukuri kumwe kuri mako, bakakubwira ububi bwa mako, bakakubwira iki n'ibiki, ariko bagamije ko baguhabya. Nibamara kuguhabya wowe urahita wiruka uhubuke ati mbonye views, mbonye amakuru, mbonye ibiki. Aho watake ntabwo turi kumwe. Reka rero mbashimire mwebwe mwese turi kumwe, mbabwira nti murakoze. Harimo Girwa Happy n'ubundi
harimo umuntu wa mbere Linons girwa happy Linons. Okay, akaza rinda banege kumera cyane bebe, akaza girwa happy, akaza Sagita en Sagita, akaza girwa happy Momo, akaza Etneo Betren, akaza turakumva neza. Okay, akaza umuranga nyawe, akaza Momo girwa happy Momo, girwa happy Momo. Okay, akaza nubundi ni Momo na girwa happy nibo bahari. Je ikintu kimwe nababwira kimwe rero, nshaka kuvuga kuri ibintu by'abantu bavuga ngo bampamagaye, ngo baramuhamagaye, ngo umuntu amuhamagaye kuri telefone, ngo agenda, ngo bavuga n'iby'imodoka, ngo cyangwa isambu, ngo cyangwa inka, ngo bari kujyana mu isoko, ngo ubundi ngo tumusanga yapfuye. Stupid. Gute? Jewe Mako ntabwo ushobora kumpamagara ngo Mako nguriye, ngo ndi hano, ngo ngwino, ngo uradusanga, ngo kuri uyu muhanda, ngo uradusanga kuri aka kabari, uradusanga kuri restaurant, ngo uradusanga, ngo kuri urusengero, ngo ngwino, ngo turagutegereje, ngo harantu dushaka kujyana, ngo kwa runaka kabaye ukwe, ngo hari ibirori, ko aricyo dushaka kukubaza, uragiye. Uko ugenda uhegera niko wakura ko tutari kukubona, nawe ukabaza ati ko nahageze muri, ati ngwino hano inyuma gato ahanga twaparitse, ati ntabwo uri kumva ko turi gusakuza kandi turi kwinywera inzoga. Mako nawe akajyana rwa rutwe rwiwe ngo bari kunywa inzoga, bahimbawe, reka n'abagore bateretse aho bari guseka bagira gute, cyangwa nibyo bacuranga, nawe ugasamara ukagenda bwa bwenge ukirukanka ngo hari ibindi bintu biri gukorwa. Iyo hageze bahita bagucinja ako kanya, bahita bakuraho. Dore usuru wa nyuma nibyo twita gusura wa nyuma, bagushyizeho intambi babirangiye. Icyo akaba ari ikibazo rero cyuzuye mu mitwe y'abantu babana n'inkotanyi, ariko batazi, badashaka no kuzimenya, abatesi, indangare, ntibumva amateka, ntibashaka kumenya kahise. Mukomeza kumva utujwi twiza cyane tuvuye mu kanwa ka shitani. Ntimushaka kumva ukuri, ntimushaka kumva ababibonye, ahubwo iteka ryose ubareba mu isura yabo. Kiriya kibizuru nk'amakuru, kirasekiza amakuru, kiriya seki yakakira, ntabonye nuko gisa, ntabonye nuko cyambara, ntabonye n'ibizuru byacyo, ntiwabonye. Ngiki kimaze abahutu, udusayangana, udusa neza, nitwo bakurikira. Ntabwo byumvikana ukuntu impunzi zinjiwe zigacengerwa, zizi ko ari impunzi, zajya kubona zikabona haje umuntu uyoboza, aho ngo bamushyire mu ikaye bavuga ati uyu muntu tugomba kumwirinda. Ntahubwo tereka twasakiwe, twabonye umuntu uvuye i Kigali, reka si ukubyinisha, si uguterura, niba ari umukobwa reka da yaramurara nejo, ndazamurara nejo, reka da muramwereka hose ati mfite ikiri yanjye yitwa Mako. Ngaho Mako uri muhira, yendi muhira, sha hari umushyitsi, hari umwana uyewe, hari umwana uvuye i Kigali, yaje yari gushaka akazi, yarangije universite, nta kazi afite, nta biki rwose, sha arakennye. Ntawe wakubwiye agahinda ko mu Rwanda, ntiwabyumva rwose, ntabwo wabyumva, ahubwo abantu baragowe. Mako nayo muzane nk'uko ngiyo Mako ashyizeho, ihene ashyizeho, brushete ashyizeho, ibiki ashyizeho, byose reka dama byera amafanta. Mako nawe aratumije bya bitu byose n'ibizuru biraje ngo byabonye umushyitsi. Ndabeshya siko mubigenza? Ndabeshya siko mubigenza? Iyo birangije rero nta kundi, wa mukobwa, wa mugabo, wa musore, wa musaza, wa mukecuru, icyo akora ku gatelefone bamuhaye, kandi kari satellitaire, gakoreshwa na satellite, katabura internet, ahita avuga ati nagiye kwa runaka, mvuye kwa Karisite tujya kwa Mako hamagara uyu, ahamagara ati nasanze ni ibihutu byakize, ni ibihutu bifite amafaranga, ni ibintu byadamaraye, amavideo arayafite, reba uko bimeze, naraye mu cyumba yarayacokoco wacakacuwa, icyumba cyose yakizengurutse, n'ubutunzi ufite n'ibiki, breakfast mu gitondo nawe arabyutse atanze report. Umujyanye gutembera ku kiyaga, umujyanye muri hoteli, kuri restaurant, uramuzengurukije, abahutu bose urabatanze ngo mwabonye umuntu. Buraciye umukobwa atari ko numvaga nshaka umugabo. Cya kigabo nacyo ati ushaka umugabo se nti, ati none se tushaka umugabo umeze ute? Ati icyo mpfa n'umugabo gusa. Apfiye kuba ati icyo mpfa n'umugabo gusa. Makati yo yewe kavuye, ndasakiye mana nziza. Ntumva rero
ati nuko nyine ati ntabikubwira byose ntiburege na madamu dufitanye ibibazo ntariko ati ubishatse rwose nagushakira indi duka nkashyira hariya namara gushyira hariya hanyuma mfite amafaranga wenda se nk'ibihumbi 5 by'amadolari ukaba utangiye ati yo ni menshi rwose uzaba ukoze ati inzu nayo ndayishaka nta no gushatse inzingana niyo umugore wawe abamo n'abana uragiye ushaka igihenze cyakize igihenze umaze kukireba ubundi umushyizemo umutemba nk'icyo wawe reka da. She doesn't care niko mubivuga ntabwo ibyo bimureba ariko umushahara utwo dufaranga uri kumuha Kigali mwemereye amamiliyoni n'amamiliyoni ubundi arangije ati nkazampfa mbyaranye n'inyana y'imbwa y'inkende isa n'amako mako haragiye aridagadura ze kubigika ubundi aragacuma n'agacuma n'akabindi barogeje bararangije ntacyo ukuramo urakuramo kujya gufata bya binini bya buri kwezi nta kindi ukuramo nashaka batafite izo ndwara igikura ari kuri misiyo ari nuza asize umugabo we n'abana gabate wa mugabo rusigara igenda genge gushaka amafaranga n'ubundi urabona ko ubuzima ntabwo tibari abahutu tubahaki aje ari major aje ari colonel aje ari capitaine aje ari sergeant uragiye rero ngaho ridagadiye tumwana uhira kubita ku mabuno reka da mabuno aradedera uragira gute birakunze nta kibazo gihari account yawe n'imitungo yawe n'umugore wawe uko byagenze story zawe uko urabimubwira nturi umugabo se nturi umugabo ntabwo uri umugabo kwaho ari wadufatira hari inshuti yanjye rwose njya mbwira ntireka ntutumi baderira bamfata abafilisitiya batamfata rekiraho ngaho rekiraho turi akatujambo twiza dusize umunyu dukorwa twiza turyoshye hariya rero niho abafilisitiya bagufatira warangiza byose na ya modoka yabaga ku mugore urayifasha urayizanye konti umwandikishijeho uwo mwabanagura jugunye uyu muhutu wirirwa yirenza ibyondo ku ngutiya zereka reka umuhutu ukazireka ntawe nshaka reka reka kagenda vuga cyo ariko se sheri nukuri rero buriya nukuri buriya nubwo bareba ntari babe ariko nukuri nkumbuye mama kandi mama arwara umutima kandi mama bigenda uko kandi mama bigenda uko kandi mama bigenda uko kandi mama bigenda uko none rero mbivuyemo ndagiye buyongane nagukundaga ngiye kureba mama ntabwo ushaka kujya mu Rwanda ntabwo ushaka kugira gute ngiye ndagiye nukuri nzagaruka urabona ko nta n'urubyaro dufite ngiye gushaka umugabo ngiye gushaka umuganga ngiye kwa Saro ngo bavuze ko ajya bivura nuko birambabaje dore nta mwana mfite kandi birambabaje uzi ko naje ndi isugi ryahe ko kaje ari akabindi akeso kakandi kakeso nawe kubera ko ubwenge bwacuramye kandi bakuzungurije bakakuzunguriza mu bwonko ati kandi koko yaje ari isugi yemaye nkawe reba makwa ari kumubwira ngo umuntu ni isugi yewega nuko uremega ko yaje ari isugi uzi ko ari akeso kakeso nuko biranze atumva rero umugore ati gendagiye niba utaje ndiyahura niba utaje nuguri ndiyahura ariko ntabwo ari mamutuma niyahura ndiyahuzwa nuko nagukundaga kandi nkaba mbona bitazashoboka siminzi ko bari abantu bazemera utamperekeje byibura ngo tubabwire ko twayobotse tubabwire ko twihanye tubabwire ko ibi byose byarangiye tubabwire ko rwose twemeye kuba intore ariko mama beho ubwo rero niba udakunda mama nanjye ntunkunda ariko n'ubundi mama ntacyo amariye nanjye ndiyahura cyama ko iki gihe ati wa mugore arankunda we umwana we yarankunda umwana usa n'ururabo umwana usa gutya akaba yemeye kwiyahura hejuru yanjye ubu nakundi ndagiye muri ambasade ngiye gufata passport ati yewe ati Karisiti we ati ejo uzaze mubwire ati ntabwo mari ndi mu rugendo ibya bihuto nuko bivuga ati nzaba ndi mu rugendo uzamenye wa mushoferi umenyerere wa muzigo twatumye hariya muri Malawi uho twatumye South Africa uzabimenyereza ndi mu rugendo sigo Karisiti aje yiruka n'ibizuru n'urutwe bitagira ubwenge araje
ngaho mpamakuru mbwira uko byagenze mbwira ugende usigere ugiye se Nairobi kureba ya mizigo yacu ntereka da ugiye se Bujumbura ntereka ugiye muri Kongo se ntereka da ugiye muri Cameroon se kureba mukuru wawe ntereka da muri Cameroon zango ati sha umwana arenda kwiyahura ngo ntawe ngo turi kujyana ngo reka da ngiye Kigali mako ni wowe ngiye Kigali bose ngiye Kigali wabona umwana amaze iminsi atarya ntanywa usikushize baduhamagaye ngo tuze mu bukwereka da burya naraye ndwana mpamagara polisi mpamagara abaturanyi yenda kwiyahura umuti w'imbere yari ufite birangije rero mbona ko nta kundi bantegeka ko ngomba gusanga umugore kandi umva ibyo umugore avuga kandi umugore yemeye ko rwose nta kibazo kiri mu Rwanda tuzagenda twidekarare tuvuge ko twayobotse niba tumaze kwibuka rero bazatwumva umugore yabinyijeje reka da ntabwo ngiye gutuma uriya mwana wandi yahora ko ntureba nuko asasha ntureba amabuna afite hariya ko yakaraga rwose ntabwo ntureba uriya inyazo ya mwana reba kire kibero reba amata kose reba amaboko reba mu maso ibihutu byawe nuko uko naravuga ngo nshobora gukina comedy ngakina cinema ngakina ibiki mukagira ngo ribye ntabwo mba mbabeshya nuko rero umugabo harasezeye abwiye inshuti ze anahubwo ngiye kureba ibindi nabyo uzaturebe ko hari isoko rihari ariko sha uzaturebe ko hari bandi bana bahari bahiye uzaturebe rwose burya nanjye madamu ntabwo hari ibyo ntumvikanaho nawe ariko uzandebera ko kwibanga ntuzarabure uzanshakire rwose umwana uhiye umwana mbese usa n'uwo nguwo iyo bageze i Kigali ntabwo bazana umwana usa nawe ako karaga bahita bazana kamwana kenza kakandi nyine nawe ureba ugatangira kugira nk'amako ugatangira gufata mu ipantaro kumva biranze biragiye kandi utaretse gushyukwa Imana imbabare no kurumvuze gushyukwa nuko ugakomeza uharareka da wa wundi we ikamyo bakamuzanira bakamubwira ati none se shati nukuri hariya ahantu hari abantu beza abagabo bagwa neza nukuri ibyo bajya batubwira ari ukutubeshya nukuri bari abagabo bahutu nukuri ni beza mana we bafite umutima mwiza ntiwabareba nukuri bagira urugwiro barakwakira bakujyana muri hoteli nukuri nkubwiye nukuri twarapfuye kuzi ko abantu bajya badushuka ariko ngo cyoshya ari gukurura ari kuzana bya bivagundu bindi nukuri mana we uzi ukuntu bameze ntuzumve ibyo kabari bavuga nubwo agatwegeraga yewe ngaho se mbwira ntuzumve ibyo kabari abantu uzi ko ari abagome ubwo ari ku isiri rikose ko n'undi ntacyo umaze ntacyo usigaje nta mavuta nta byo kurya urahobagira nta mazu nta mafaranga yo kwishyura inzu ubusuri mu biki sha mukuru wanjye ntiyamemera rwose ko ngenda n'ukuri buriya mukuru wanjye arankarira ariko ibyo bintu bya mukuru wawe wagiye ubivamo abafata kuri bya bifaranga cyagiye utukiza n'ikivanye muri Mozambique ati ariko si byo wipfusha ubusa n'ibiki ese twagera muri Serena Hotel ingwino tujyana ariko ibyo ni ibiki urimo sha ntabwo n'ukuri sinditegura no se nta tike nta biki ariko ibyo by'amatike bifite n'ibiki noneho rero fata 200 uze gutega tagiso dusange uradusanga kuri Serena Hotel yewe kawe muguma ngo ngamba kimwe cinema bya bindi bita one man show uyu ni John, this man his name is John Mako. John hazagira ubashuka ngo azi gukina comedy ntabyo bazi nuko baragiye barakomeje wa mugabo cya kindi cyane gifubagana ati sheri allo ninde tuvugana uri kuvugana na superintendent Sekamonyo amakuru yawe ni meza uracyari muri Zambia se oya dano kuri twavuyeyo ndino gusa hari ikibazo mama yararwaye nuko ararwara nyine biba ngomba ko abantu ariko nazanye n'umushitsi hanyuma umushyitsi se hariya muri Zambia se cyangwa aho muri Malawi uhavuka kavukira cyangwa ni mu bwoko ki
oya ni ukuri ni mwene wacu muri babandi nyine bari barahunze, namuzanye muri ngwino urebe, aremera aramperekeza. Ni ukuri umwana mwiza cyane rwose mana we, ni ukuri ukaba wareba, ni ukuri mana we, uzi ko abantu babashutse. U Rwanda ni rwiza rwose, ruratekanye, rumeze neza, ntabwo wareba, ni ukuri. Kandi yanabyishimiye, twatembereye, abonye umukecuru, ni ukuri yanjyanye ahantu hose, twabonanye na Afande Kazungu, nawe yamwakiriye, yamwishimiye. Ubu tugiye rero tugiye muri Serena Hotel. Okay. Wabasanga yose no kuri baby sheri. Uyu rero ni Sekamonyo, ni Mujyomba, ni superintendent nyine, ni mu gipolisi. Ashaka ko tujya ngaho murashaka ce mubwire rwose Afande, uvuga gutyo uziko bagwa neza, ndi baragwa neza rwose, barakomeye cyane. Ngaho baragiye rero, Sekamonyo araje wahe agiye kubona rwa ruhutu rw'amazuru n'urutwe nk'amako, haje Kabarebe, bazanye n'abandi ba chief superintendent, babandi b'abajenali baraje. Bari kumwe, nta nubwo babegera, banywera hariya mu nguni, we na Sekamonyo na wa mudema bagutumyeho, babica hano muri kunywa museka, kugira sheri ndumva ko numva ibitotsi binyesha, ariko wagumye ahangaha haza abana babyina bameze neza, birosora, hari n'undi bamwe ngo barirozonga. Reka da, barangiza rero hari uburyo bahita barembuza wa mugore wa wundi wita uwawe, cyangwa umwe agahaguruka akaza ati murabahose, muramahoreye, murakomeye, nta kibazo mufite. Ati hanyuma se kumbona mwizihiwe, ntacyo mwaturusha. Cya kigabo nacyo kubera ubwoba n'ibiki no gufobagana byose, ati wose ninde? Ati ntabwo amunye ko ari Afande Kabarebe se, ntabwo amunye ko ari Afande Kabarebe. Ati ni escort ya Afande Kabarebe, uyu ni runaka, hagadema yahagare ntuza hagare. Cya kigabo no kirafobaganye, kirarangira. Ati se twabagure iki se madara? Ati sheri twabagure iki? Nabo rero niba kangu kivuga iryo jambo itagira ngo bebuzi ko nshimishije. Nukure buriya rero wabishoboye, ntacyo bazadutwara. Reka tubagurira akantu, one man show, tubagurira akantu noneho ubundi rwose wisikiza ibihumbi 100, 300, inkoko, ihene, ifi, ibiki, imbwa, ingurube, ibiki cyabyo kirarunza aho ngaho cyavuganye na Afande. Bicoco gusa, ibifobagane, bifetete. Arangije rero ntarangiza, Afande Kabarebe mu gitondo yigendera ati mwakoze mukoti, mwakoze kandi rwose muzakomeze rwose mujye muza kudusura mu Rwanda, nta kibazo, nta kirwara undi narwo. Sheri buriya rero mu rugo bambwiye ko bagize abashyitsi, nta kuntu twashaka sano turara nko muri hoteli cyangwa se biki n'ibiki tukararamo rwose. Uhabungiriye neza rwose, ndumva mu rugo bafite abashyitsi, ntabwo nabyiteguye. Urabona twanyweye, twaburiwe, twahaze, kandi nukuri abo babyara banjye baje mu rugo ntabwo nsanzwe mbemera, nukuri ntabwo nsanzwe mbemera ku mutekano wacu. Ariko niba ubyumva ubishaka nukuri, ariko niba ushaka tujye mu rugo n'ubundi kwa mukecuru ko ari icyumba, ntabwo wagitanga. Ariko niba ubishaka nukuri reka tugende, wabikora uko ubyumva. Akohereje aho baba tipe bari, mbabwiye ko nakoze iperereza muri abo kiriya ngo kibizuru. Muragiye rero mumaze kugerayo, reka da mugihaguruka, wa mukobwa rero wa wundi mwasijya amafaranga Bagusange muri Serena Hotel Convention Center arahageze, s'il vous plaît, n'abandi bana bamugaragiye. Ibibero biri wazi, urareba ku kibero ukagira ngo urebye ku kirahuri, urareba ku kibero ukagira ngo urebye hehe. Noneho rero haraje, barahageze, abana bahiye. Ati none se sheri twatugiye, ariko nukuri dore wa mukobwa araje, nukuri umwe nakubwiraga inshuti yanjye, kandi urabizi neza ko umugenzi yakubwiye ko nawe ashaka umuntu. None se tubigire gute? Siko twamuhaye 200 nukuri byatageze tubihombe. Ariko njye numvaga mpaze, reka tugire tugende. Uragiye ari umugore atararinze, ariko ngumuye hasi, arababaye, ararakaye, cyagiye uto nacyo kibizuru. Nta kibazo. None babwire batuzanire, ashobora iki se? Ashobora gafi, ashobora anywa soda se? Ntoya nukuri ntabwo anywa inzoga, burya mu buzima bwe ntabwo anywa inzoga.
akunda fanta, akunda kaji ka orange, akunda utuntu nk'utu n'agasamaki ariko gasusuye gafite amahwa cyangwa se wenda si nkoko. Ngaho rero babahutu bawe bara yewe gawe araje umwana atangiye kubana mugenzi we. None se ngaho mbwira byagenze gute? N'ukuri mana we, Mana yagushubije n'ukuri, abandi mugira amahirwe dore imyaka maze nta nurambaza izina ngo ambaze byibura nibyo nize. N'ukuri narumiwe jewe, n'ukuri abagira Imana n'ukuri muragenda jewe ubu ngubu ahubwo ubu ndumva nasakiwe kuri ya mafaranga mwampaye. Nahaye mama ibihumbi 100, nanjye nafite akabazo ko mu rugo 20, ntegesha dore ngaya nsigaranye ibihumbi 80. n'ukuri yampaye hawe yehe cya gihutu cyawe rero. Hanyuma se uyu se mwaziranye mu by'ukuri mwambeshyaga cyangwa mumbwiza ukuri? Ati n'ukuri turaziranye, n'ukuri sinakwiye ko mubyara wanjye se, kandi kare yavuze ko ari inshuti ye. Ni mubyara wanjye n'ukuri. Mana we yabonye umugabo, n'ukuri umugabo twaruhutu rw'ibizuru, umugabo ntabwo mvise mugenzi wanjye ibyo ambwira se nti Mana we yaba uriya mugabo se yamwemera, uriya mugore se ko ari kabutindi ko ari kasha azamwemera, azatuma abana. Ariko ibyo ni ibiki? Azamwemera nyine, zamwemera amafoto ngaho jya hariya wipostinge udufoto hari ukundi rero bifotoza agafoto bagateye inyuma, agafuta arakamutunze amabere reka da yaje ari mabere wazi, mbivuga uko nguko ni mabere wazi, gituza wazi, hano nta kiriho, inkokora zitembe inshyushyu hano ziri inyuma, reka da umwana utumekapu twatundi, reka da uturenge. Mana we turasa n'ururimi, turasa no mu kanwa, dukozeho gutya wamushishura. Umwana araje, umwana uhiye utaranabonana n'umugabo cyangwa se wabonanye nka 1 na 2 wenda se nka 3 nkanjye nkanjye w'isugi. Umwana araje umwana araje arahageze barafotoye bageze gutereka da. Rero ni cyayi kivangu n'ikindi kiri muri Zambia, Malawi, Mozambique. Ati umwana uhiye wamubonye se? Ariko shaka waritse kumbeshya kuko ariko waritse kumbeshya. Umwana azurabona yanyimira. Ati ahubwo tumifoto nawe, tumifoto umwana amenye ko tumubwira ari ukuri. Ogereza ifoto. Cya kivangondo nacyo n'uruda n'ibizuru n'ibiboko kigiye mu rumodoka bagifotoye. Nikizi nuko bahagarara, kiragara nk'inkingi yanika ibigori, kiragara nk'inkingi basharika y'ibishyimbo, kiragara nk'inkingi basharika intuze amasaka, kirahagaze n'ibizuru dore. Kirifora nk'urukeri, kirahagaze n'ibizuru nuko. Wa mwana rero kubera ko ari kuri misiyo ntabwo azi ibyo ari byo, ntazi nuko bigenda. Ati Mana we ndazagiwe, ati imodoka niye, hari ukuntu bazunguza intoki uzabareba. Ati imodoka niye, ati imodoka, ati Mana we, ati nimumfate, ati imodoka niye. One man show Mako. Naguhamagara ntuzajyeyo. Nuko rero biracitse birayobye rwose. Ati n'uyu nguyu nyine, ati tugufotoreze ka selfie. Ntabwo batangwa. Ati sheri atangiye ko kwita sheri, nta nubwo uziyaturuka. Ati sheri, ati n'ukuri babimbwe nanga kubyemera. Ati nk'ikimenyetso rero, ati bambwiye ko bazaza kuwa 3. Ati nawe uzaba uhari se? Ayiwe gawe yo ati nzaba mpari rwose. Hanyuma se nicyo ushaka niki? Ati nta visa ubona uko ngira, nta pasiporo, nta biki. Kabare barahari aho bari buze kurara cyangwa se barahamagara. Atashaka visa yibuze kandi abonye ikindi gihugu gifite amamiliyoni. Ati byanze bikunze nyabona murabibemo. Cya kifobaga n'ikindi cy'igihutu rero. Ati ibyo turaza kujya amatesherire, hanyuma se uburyo wamufashamo. Ati ibyo turibuze kubikora. Waruhutu rero 500 cash kirabyohereje kwa sheri 500 cash. Sheri kitigeze kibona n'umunsi n'umwe. Baragiye hariya barirutse handi basinya amaviza ibyangombwa barebaho mu gitondo baragiye. Ariko rero tisheri ati tikeze indege zahenze n'ukuri nzabigera gute, nzakora muri ya mafaranga wari wampaye, hari utuntu nari
kubikuzanira, sinzi uko bimeze, sinzi uko bizagenda. None rero umbabarire nukuri mana we nzazira ngiye kuyakoramo nukuri kubera ko itikiyaho numvise ati rwa ruhutu narwo rw'ibizuru nkamako itike sarayigura nta tike aribuze kugura wa mukobwa ati amafaranga yasigire mama hano ibintu biriho ntabwo si ikindi kintu ukeneye n'igiki kuko ibihutu byapfuye. Nukuri ntiwica nababaza uburyarya, nukuri ntiwicure, nukuri warakoze rekeraho, ntariko nukuri hari ukantu ngiye kukubwira kandi nukuri ntabwo ari ingeso ndagira ngo mbikubwira umenye ko akabazo twari dufite. Urabona inzu nyine twabagamo yari ya mubyara wacu, nuko azana umugore nyine, ubu turi gushaka ko twimukira, nta nzu twagiraga mu rugo. Mu by'ukuri ndagira ngo mbikubwire ubimenye, buriya nzafatanya nawe kubishaka inzu. Noneho rero nuko nicyo kibazo mfite kuko mama ubu agiye kwimuka, sinzi abazamwimura. Umusaza wanjye ari Darifuru, undi yagiye mu Bufaransa, nta nubwo ajya twita, nta nubwo tuvugisha nukuri. Ubwo rero nagiraga ngo nyine mbikumenyesha nicyo kibazo cyazangarura kugira ngo mfashe mama kwimuka. Ati hanyuma se mukecuru ashaka inzu yangahe? Mana we se igikondo nk'inzu wenda se ibyumba 2 na saro iciritse mbese ni nka 5,500,000 i Remera, ni nkaya ngaya Kimicanga ho ntabwo twahajya mu by'ukuri byangora. Ariko hariya hepfo ku Karubanda, hariya hepfo manutse hepfo i Remera hagati yo mbese urabona hariya uvuye hariya uri kuva kuri Eto ukamanuka ukagera hariya ku Karubanda munsi y'i Remera. Noneho naha ngaha Kicukiro centre urahabona hariya hepfo rero hariya niho hari inzu twari twayibajije, batubwira ko wenda se nka 5,000,000 twakwishyura mbese nko mu myaka 5. Ni inzu nziza, ni nani, ifite igipangu, ifite ibiki, aho rwose twajya tunaza twaharuhukira ndumva nta kibazo. Rwa ruhutu rwawe rero rw'ibizuru, rwa ruhutu rwawe rw'ibizuru ati ayo ngayo ahita hamagara Mako, si Kariso wasigaye Zambia, ahita hamagara Mako ati Mako ndebera ko ibyo bintu se ndavuga n'ukuri kuko muzazana caho cyo mwana ko mbona rwose uko abana bapfiranye mu Rwanda yarapfuye rwose. Nuko rwa ruhutu rugahita rusinya sheke kashi yanzu yo mu myaka 5 ahise yishyura uwo munsi. N'umugore aragiye arafobaganye, cyantuze cya Karisa gitangiye guhungeta abandi bahutu, gitangiye kugira gute umwana mu ijoro nawe ari nyugucura kagiruka kigiruku reka da byose na konte zose. Karisa n'umugore wa mbere ko bitumushenze wa mugore ufite inkanyare rakayo myatere ibiki n'ibiki abana ataka mugende kwa nyoko ibiki n'ibiki kagotari bari bafite bya biki bari bafite byose. Potere yambare arabirukanye azanye mutemba cyucyu, burakereho kabarebe abatumezaho mu nama. Yisanga yabaye intore, babacuruzi bose yabiciyeho, ahubwo arabaga ati nimutayoboka muratubona ejo mu gitondo muratubona. Yamaze guta umutwe, amafaranga yose yaragiye, byararangiye. Ngurwo rupfu abahutu bapfuye, ngurwo rupfu bya bindi mwirwa ngo inkotanyi zatugambana, ngo FPR yatugambana, ngo iki n'ibiki. Ngurwo rupfu dupfuye. Nababwira ntikiza no kuzana abagore babiri cyangwa umwe bakabyumvikana, ukavuga ati wa mugore ngiye kuzana umugore uwonze atereka dati haje gahunda yo kwendana mu nnyo. Abagabo barendana mu nnyo kwere mu mfuto. Nababwira ko yari gahunda yo kubarangaza kubera ko ari mu zindi misiyo mafia barababeshya, bakora ibyo bintu kwangwa barangaza bagira ibihoni mutwe, nyamara afite abandi bagore hariya, abandi akaba ngo n'abapadiri bafite abandi bagore hariya. Icyo sicyo ngambiriye, icyo nshaka kubwira mwebwe mwabaga muri Zambia, Mozambique, yego ngo nirukana umugore wanjye, nta nundi mugore nkamwira ntinzanye Linda. Rero buriya Linda naramupfiriye kandi nawe yarampfiriye, ntakundi kuntu byagenda. Timo mu byaranze mbabarira, urabizi neza kunkunda, ntariko iyi nsu ntiyanyu. Ikindi muri Islam kirazira kuzana abagore, umugore ngo yashonze undi asonze. Reba balance, niba tumvikana mwihoro uriya mugore udashaka guharika
udashaka ko yajya kundi mugore ijya gushaka kundi nawe mubazo ubyihore kuko bizasenya urugo bizagusenya zana abagore bagukorera massage bakagukanda bakakubaha bakagira gute nicyo ngicyo mvuga ntabwo ari kujya kuzana intore zose utoye ngo uratoragurize gutya nuza n'umugore utuma umugore wa mbere agira ikibazo bi mkubwa atakuwa nane bi mkubwa lazima aheshimiwe umugore mkuru lazima abari unakugira inamate uriya mugore namwe cyangwa ndamwanza setu nguko uko abahutu bapfuye nguko mubabona nguko babintore nguko bigenda gutyo kubera ubucucu bwo kwakira kukaribisha mgeni usiyewahi kujua haujui anatokea wapi hajui yeye ni nani haujui mama yake haujui baba yake haujui kaka zake haujui dada zake haumujui yeye ni nani nguko uko bigenda rero nguko biturangirana wahakana kuri movie ya one man show amakanye yandike muri comment ambwira uko bigenda nuko iyo umuntu utahaze akaba yakwibuka ko yagendesheje amaguru akagenda n'imishubi n'amahwa mu birenge akagenda amezi 6 ataramenya ko ari we ryamwinjiyemo umuhutu wo yarya ngo ndavangura nuko mvangura undi ne bakamuhamagara ati ngwino ube yakone icyo nzakigarukaho ni one man show kwayo ngwino ku rusengero n'ukuri dufite mubwiriza butumwa dufite biki n'ukuri mana we kuba wetse inzoga kuba utakiborerwa kuba utakira gute mana we n'ukuri twagiriwe neza twagira ubuntu buryo twaragukundaga biki n'ibiki wa undi nawe arakijijwe yagiye ameze ukunguko arakijijwe nta kindi woro yamuhuta agiye kwakora agiye kuyora amabye umudiyakoni sari kindi akora kwegeranya amafaranga kugira gute nta kindi kujya guhanagura abana banyaye muri toilette nibyo ngibyo gutegura imisambi ituro ntuzamye ko byagenze bazajya baguhamagara uhagararire mu gikoni aho batekera inkoko z'abapasiteri n'ibiki baguhereza ukombe isafuriya hari kindi mukora mu madeni ndumva rero nari mbaganije mu by'ukuri nibaguhamagara ngo ngwino uzabahakana uzabwire ngo ngwino nsanga iwanjye niyo gahunda y'umunsi nta muntu ushaka kuguhamagara ngo ngwino ugende utari igifobaga utari igipupe ngo ugende sibyo rwa dukorana hanze muze hano wababwiye bakagusanga sawa rero niganiraga niteraga inkuru nitereraga urwenya muramenye ntimundenganye ntabwo ndi umwana mubi ntagiraga mbabwire uko ibintu mba mbibona reka rero some ubutumwa bwanyu reka nsome ubutumwa bwanyu Okay, Momo yagira ati kiganiro cyiza cyane asante sana gusa nuko abo ubwira batumva Momo lino ati mako gomera cyane Momo ati wageni ni wabaya sana hawageni wabaya sana Ashrafa kagira ati Hakim kagira ati Dismas kaka abagabo uvuza ruguru n'abarevolutionnaire nuko bakoranye na FPR na Kagame udashobotse umwicanyi kandi w'umugamba w'umunyagitugu naho kuba umuntu cyangwa itsinda yahemuka nibisanzwe ndakumva Rwenya kagira ati uwo ni biye mu Habyarimana igisaza cyataye abiwe naba bene wabo ngo kiri muri politike mu kagira ati ibihutu bimwe byinda nini byaravumwe Linda wantegewe ari security ryose ndakuramishije Linda uriya nawe ntuzatuma office y'abamfata komera cyane baza Linons kagira ati kwendana hey munyo empathy magayati mushyireho like iyi show iraryoshye Linons kayati Momo nje ntago nabiseka kuko mbizi neza muvandimwe
azambwira nzamuhe tumwanyaje gusa ni histoire y'undi muntu nzi neza ariko atari Linonzi umuranga nyawe iyo sinema ni yataye auzubillahi minash shaitani rajim. Kare yagira ati aha mako wagira ngo hari histoire uzi yagenze gutyo no je nandika amafilime rero nge nyahiriza mu Rwanda bakakina ariko yamutabizi uzambwire filime nzabahereza nzayibereke mbabwire ntimwibangare kumbaga ntiriya nije wayanditse ubabaze nabo barabibona ibingibi. Momo Linonzi nukuri nubwo duseka uku niko ibigabo by'ibihutu byashize kubera amatako y'intorekazi Dismas Kaka kwigisha bakanyarengwe Sendashonga Rukokoma n'abagenzi babo nk'abacondo Ndagijimana Eli n'uduta inyuma ya Huye likes nyinshi niba mvuze ukuri ndi Momatisheri wo mucyuka Uzababwire minash shaitani rajim. Girwa happy foto yo gushyira Sumbirigi niko bigenda. Ashraf Hakim intoki ziba zimeze nk'izi nkende. Linonzi happy basetse sinzi cyabasekeje mwese. Girwa happy Linonzi mwana tomati cyangwa mango umwembesha. Momo iki kiganiro kirimo isomo cyane ku bagabo nibo bareba amatako bakabura umutekano. Hari n'amatako rero ashaka kugutesha umutwe wajya kure ugasanga niwe nta kirimo ukagira ngo ni mu mucanga rwose mu butayu bwa Sahara. Ashraf Hakim niyuhire sigaho gukora prediction nk'izo ntabwo bazaba bagiye muri ibyo ngibyo n'uwabijyamo ku giti cye ntibyakwitirwa abantu bose. Please Linda we yasetse. Girwa happy Linda kandi ufite umugabo wawe. Linda afite umugabo wawe hano muri chat arimo. Linda afite umugabo wawe umva byandi byamako ibihutu niko byabaye usibye ibyo mbivuza ari uwintomye. Girwa happy aragira ati ntimwambwira condo yarongoye mutemba nshyushyu cyangwa ko yigeze do service. Okay Linda wantegewe yatembagaye rwose. Linda ihangane. Linonzi akagira ati umwana uhiye agafufu Linonzi Ukuri akagira ati ibaze pe bagira akarimi keza rero nyabuna. Linonzi akagira ati momo ibyo byo ni hatari ya kufa. Unyangane mpindure rero mpindure amajwi kora ko ningiye mu bintu bimeze nka sensibilisation cyangwa se utuntu twa mobilisation mbese twatundi tuvugiramo hariya. Munyanganire ndi gusoma comment. Linonzi momo ibyo byo ni hatari hakaza Girwa happy iki kiganiro kirimo ubwenge abumva ni bumve ni kubaya. Ayo mama akagira ati Linonzi abatumva nibo benshi. Linonzi akongera ati mama nge ndumva neza. Girwa happy wowe za kisses kimwe Yuda yahaye Yesu akamusariti kwera ari musariti musarabane. Hanyuma rero hakaza Niyodasi abazaherekeza Kambanda uko niko bazabahake. Okay Momo mako uratubwira nuko tutumva. Linda ho bantegeye ijosi riravunika kubera guseka no gutwenga baza Linonzi ibitomati Linonzi ako karimi. Girwa happy erega Ingabire Makurata n'abandi nkabo babaha training bagashyiraho n'umuti wo kwisiga bamutemba cyucyu bagakundwa kazwa let agafune. After all aza momo amabezo araha yakwica. Momo ati abararikira amabuno kababayeho. Girwa happy urukundo nk'urwa gahini naberesha bamutemba cyucyu nta mucezo. Abasore bindatwa nabo bazi gukunda. Abasore bindatwa byarayoboye abara abakobwa bo n'igitangaza yamaze guhura nkabo. Ashraf Hakim aragira ati igitsina gore hari ukuntu Imana yabaremye ntabwo byoroshye mwababyeyi mwe. Momo akagira ati happy ni hatari. Girwa happy ati
babasukaho ibikari bishyushye bati cyumve sha. Linoze ati aho mabino avamo, ayo mabuno avamo iki harya. Girwa hepati ntacyo abiru bakaringa batakoze kandi batazakora kugira ngo bagumane ubutegetsi. Akaza Momo ati mako uravuga ukuri niko bigenda. Empathy ngo umwana arankunda. Girwa happy yasetse Linonzi abapfuye si bake. Girwa happy Rosby uko niko kuri abatekinisienne bo baremera bakabagisha amabere amabuno etc bakajya muri mission kugira ngo banige arabwenge. Linda nukuri ntarabyuka aracyaseka aracyatembagaye sabatu yakwiyahuye. Wone Linonzi Linda we yagoye hasi murebe ko ataryamye. Girwa happy bakora deal bakagutwara byose. Rosby girwa happy ziko Kigali yasutsemo abakobwa babasohokana akabanza kugusinyisha mwabyuka utuntu twose akadutwara no ku modoka mwajemo bafatiraga imyenda. Na momati mako ntago ubeshye niko bigendagirwa. Hepati Rose B ntabwo babashutse ahubwo ntibamenye amayeri n'imvugo y'uwo bahunze kandi barongoye bamutemba nshyushyu amarangamutima apfuye. Rose Bekagira ati ariko mako usigaye ukeye pe rwose akazi ukarimo neza. Mva nawe ubwo se mutemba nshyushyu bwenti usigaye ukeye ntabwo usa n'abahutu. Urumva byagenda gute? akaza Ashraf Hakim gazi imirimbanyi tumenye ko turi muri danger no kwitonda guys. Momo happy ruri ya runtu ruteye ubwoba yamaye nkawe. Rosby impunzi zo muri Malawi bazikizemo abatekinisiye kuko amakuru mfite nabwiwe n'umuntu ubizi ko babashoyemo passport barangije. Bamwe barabashukashuka bagezeyo, bamwe batora inguzanyo bubakamo amazu Kigali. Hakaza Ashraf Hakim akagira ati mako inkotanyi nazo ni hatari guhangana nazo bisaba imibare ikaze. Girwaye bati Momo ni yandaro y'umuzimu itamirijwe ikiyoka kimira abantu bose kinywa amaraso. Geno party baragira ati good morning mako happy icyangombwa no gukomera ku rugamba. Uni Momo Girwaye bati Momo ya masaha mbandi busy ariko ndahari. Girwaye bati Momo hobe wangu. Hakaza happy hobe warabuze. Uni Momo Girwaye bati turakumva. Momo ati ubanza ari rwa ruzu naraye mbonye rurimo kuzimya amashene. Girwaye bati Diamond ntakakubone muri network zabo katika jina la Yesu Kristo amina. Akaza Momo ati ama Diamond nukuyatokesha kwa jina la Yesu agatumuka. Aza umuranganya wati turakumva. Etneo Beltran akagira ati turakumva neza Momo komera. Girwa happy turakumva. Sacha mfite ubwoba ko baba batangiye kubagabaho cyber attack pe barabikora buri munsi. Linons A turakumva. Girwa happy ni sawa son. Linons A Linons hobe. Girwa happy Linons turakumva. Linda aho bantege ari kukanye gusa. Linons happy komera. Girwa happy Linons. Ndumva rero nabasezera mbifuriza kugira igitondo kizajya mu munsi mwiza. Mbabwira nti mako ndagusaba kuzajya usoma message uhereye hejuru kuko hari
ababasubiza bagenzi babo bikumvikana neza. Mako wapi ntago nshukwa nimbyo bituma ati nayo matako. Okay, sawa rero agapfa kaburiwe n'impongo. Sawa rero munyanganire mbikibanure bibaye sangapi? Saa saba z'ijoro hano muri Houston Texas muri Studio 1. Tuzongera murakoze mwese abo twabanye mucane ku maso nta kintu bahishe. Bye. Petero Nkurunziza perezida wacu mbega muramuzi. Petero Nkurunziza n'abarundi bakunda Burundi. Petero Nkurunziza n'abanga yakwigiye umumanga. Petero Nkurunziza yaranje amahoro araboneka Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza.